ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba. Nimugubwe neza ku bwa Kristo Yesu. Twongeye kubona umwanya wo kuganira ku byanditswe byera, tubibutsa ko uyu mwanya utabanywa na bose, ni ubuntu Imana ibitugiriye, kuko iyo tubyutse turi amahoro burya Imana iba yakoze imirimo. Ntabwo ariko bose babyuka amahoro, ariko twebwe turacyari bazima. Bisobanuye ko igihe ni igihe, twese hari igihe kizagera, Anise atagende, Jeanne Kwizera agende, Marcel agende. Ubwo tugiye he? Tuzagenda, tuzataha. Reka tumere nk'abamuririmbyi uvuga ngo abera tuzataha igihe nikigera. Ariko korali imwe yo ku Gisenyi yararirimbye iravuga ngo rimwe tuzirirwa mu isi ariko ntituyiraremo, ariko ntituzayiraramo. Waba uzi se ko uwo munsi njya nkukumbura, njya nkufata nk'umunsi w'igitangaza ntegereje. Si wowe wenyine, nanjye ntabwo nzamenya ibizamberaho inaha ngaha nagiye, ariko njye wa nyawe nzaba ndaho ngomba kuba ndi. Yego, Imana ishimwe. amen. Abera twese bo mu isi, ngira ngo ibyo byiringiro twese tubihuriyeho, kandi igihe nikigera guhishurwa kwa Kristo, ngira ngo uko azaba asa uwo munsi, ni ijambo ry'Imana ribivuga, natwe niko tuzasa. Amen. Rero duhaye ikaze bene data turi kumwe muri iki kiganiro, kandi gutegura inzira y'urugendo rujya mu ijuru n'ubu ntabwo ari ikindi gihe. Rero abo turi kumwe muri iki kiganiro, reka mbasabe murusheho kwezwa, kandi tubibutsa ko igihe cyo kugaruka kwa Kristo kiri bugufi. Anise, muri amahoro? Yego, turashima Imana. Uretse umubiri, umunyarwanda yaravuze ngo umubiri ubyara udahatse. Guhaka uzi icyo ari cyo? Guhaka ngira ngo ni igihe itungo rifite amezi. Rero umubiri ubyara udahatse. Ku bijyanye n'ubugingo ho ndi muzima, ariko umubiri uri kurwana n'intambara z'iwabo. Yego, turabyumva ko no mu ijwi mutameze neza. Yego. Imana ibakize kandi borohereze. Amen. Hari abantu turi kumwe muri iki kiganiro bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, abo nabo turabakiriye kandi turabasuhuje. Imana ishimwe. Mujya mukunda gukoresha ijambo rimwe rivuga ngo twese turi mu isi, kandi isi turimo ni imwe. Isi ni imwe. Hari abantu bagifite koroni muri mayindi, mu mitekerereze, yumva ko ubwo ari i Burayi ahise atandukana n'umuntu uri muri Afurika. Yego. Yumva ko ubwo ari muri Aziya cyangwa Amerika n'indi migabane, ahise atandukana n'umuntu uri muri Afurika, ku buryo hari uwo numvise yari ari kuganira na mugenzi wanjye umwe twari turi kumwe, yavuga akamubwira ngo ni uko muri iyo, ngo ni uko muri iyo. Mu yandi magambo bazi ko umuntu ukira nturi hariya, umuntu ufite amafaranga nturi hariya, umuntu udafite umwanya nturi hariya. Yego. Ariko uyu muhanzi yitwa nde, yararirimbye aravuga ngo birashoboka cyane ko hariya hahinduka hano. Yego, ni Bosco. Niyo Bosco. Yego. Okay, yego. Rero isi ni imwe. Ko umwanzi uturwanya, urwanya abera, nta munyamerika ubaho, nta muzungu cyangwa umwirabura, uturwanya n'umwe. Yego. Noneho n'uwaducunguye n'umwe. Amakuba rero y'aho abantu bita heza, Yego. abantu benshi batarahagenda. Yego. Nimba ivuga ikintu indi migabane irusha Afurika ni kimwe. Yego. Ntabwo ari ubukire, kuko ubukire bw'indi migabane buturuka muri Afurika. Yego. Ahubwo ni uko abanyafurika twebwe ubwacu, niba ubwabyo turacyari muri koroni. Yego. Icyo gusa. N'icyo baturusha ni uko tukiri muri koroni. Yego. Twumva ko gutera imbere ari ugukorera abandi. Niyo mpamvu nabo bari gukorayo nyine bumva hari icyo barusha umunyafurika uri mu gihugu cye kandi yikorera. Yego. Hakaba n'ibindi nyine, rimwe na rimwe muri Afurika turacyafite ubudasa bwo kutaba ibyigenge. Yego. Ubwo kwigenga ndabyumva, nyine kutiha uburenganzira bwawe. No kudahabwa icyitwa uburenganzira. Uburenganzira ni ijambo rikomeye cyane ko mu politiki. Ni ijambo rikomeye cyane cyane, ariko rituma abantu bakora ibyo bashaka kandi bibi. Yego. Bakagendera mu nzira nyinshi mbi. Mbose icyo twateguye, ariko mu isi hose ni hamwe. Yego. Yego. Noneho reka tubasabe n'ubundi, na bene data turi kumwe muri iki kiganiro, mutuyobore mu isengesho, hanyuma tuganire ku byanditswe byera. Yego. Impamvu mvuga ko Afurika ari nziza ku ruhande rwanjye, ku bantu dusangiye ukwizera, nicyo kirere kigifite, niwo mugabane ugifite ikirere cy'umwuka.
nubwo abanyamahanga bavuga ngo ni umugabane w'umwijima, ariko ni umwijima ku bijyanye n'urumuri rusanzwe, yego ariko ku bijyanye n'umwuka w'Imana, yego, Imana ishimwe ko ariho turi. Afurika ikirere cy'umwuka kiracyari kizima. Kiracyari kizima, biranoroshye kuharerera, biroroshye kubyara ukarera umwana wabyaye ukaharerera. yego Yego. ikintu cyitwa kurera wenda reka tukivugeho gatoya. Anise, twari tuzi ko ikintu kigora, njye niko nibwira, ari ukubyara. Noneho kurera ntitubihereze umwanya wabyo, nyine tukumva ko kuba twabyaye aricyo kintu cyari gikomeye. Abantu benshi bashoboye kubyara ntabwo benshi bashoboye kurera, ariko abenshi bashoboye kubyara ariko ntibashoboye kurera. Abantu benshi baba ababyeyi ariko ntibaba abarezi, kandi burya ikiremwa muntu ntigikeneye umubyeyi, gikeneye umurezi. Yego. Kuko uburere buruta ubuvuke. Reka dusenge. Imana y'urukundo, Imana y'agakiza kacu, Imana nyir'ubwami budashira, ubuhungiro bw'iteka, turagushimiye. Waduhamagariye muri Kristo Yesu, uratuzura, utsinda urupfu, turiho, urangije utumenyesha iby'ubugingo, umucyo wawe uratumurikira, none natwe turi abahamya b'ubugingo. Abantu benshi bazi ko impamvu batabyumva ari uko bitumvikana, kandi nuko ubwenge bwabo budasobanukirwa. Wakoze ikintu gitangaje, uhisha ibi bintu, bihisha abanyabwenge b'isi. Yego. Ubihishurira abaswa mu isi, kugira ngo abanyabwenge batazirata ubwenge bwabo bakabyita imirimo y'ubushakashatsi n'iby'ubwenge bugezeho. Yego. Umaze kubihishurira abaswa, urabatoza nabo bahinduka ab'ubwenge. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo kukubaha nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Yego. Tumaze kukubaha, waratumenyesheje kandi uduhindura abo guhabwa ubwiru bw'ubumana, iby'isi itamenye, iby'ab'isi batamenye, urabiduha kugira ngo tumenyeshe abantu. None uwo urarikiye kumva iki kiganiro, mukore ku bwenge, mukore ku mitekerereze, ubwo aguhaye ubushake bwe, umushoboze kumenya iby'ukuri bikwiriye kandi biri mu byanditswe byera. Dusenze kubw'umwami wacu Yesu Kristo, none n'iteka ryose. Amen. 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 Anise, ndashaka ko uyu munsi njye nawe tuganira. Noneho abari kutwumva mu kiganiro, ubwo nabo turabatumiye bumva uburyo tugiye kuganira. Bitegure nanjye. Kuganira na bene data turi kumwe mu kiganiro, ariko uyu munsi ndumva nshaka kuganira na Aniseti. Amen. Aniseti wa nyawe no tugira ngo uyu munsi tuvugane. Anise, karame, wowe icyo wita nk'intege nkeya kuri Aniseti cyaba ari nk'iki? Intege nkeya kuri Aniseti? Yego. Ubundi njyewe ndimo ba Aniseti benshi. Ndimo Aniseti w'umubwirizabutumwa, nkabamo Aniseti nka papa. Yego. Ufite urugo. Yego. Nkaba Aniseti nk'umugabo usanzwe muri sosiyete. Yego. Umbajije nkanda aho ngaho. Aho hose muraza kuhatuganirizaho, ariko none reka nkubaze kuri Aniseti w'umuvugabutumwa. Aniseti y'umuvugabutumwa, intege nkeya za mbere, nita intege nkeya. Yego. W'umuvugabutumwa. First of all, kugira ngo mbe umuvugabutumwa ngomba kuba umukristo. Yego. Of course, intege nkeya za mbere z'umukristo ni ukutizera Kristo umwami n'umukiza. Izo nizo za mbere ku mukristo. Iza kabiri nk'umubwirizabutumwa ni uko nabwiriza abantu ibyanjye cyangwa ibyabo. Yego. Ntababwiye iby'ubutumwa bw'umwami Yesu. Yego. Byagiye bimbaho nkava ku ruhimbi, numva hari ikintu ntavuze. Yego. Ntabwirije abantu iby'imbabazi za Kristo, ntababwiye iby'urukundo rw'Imana. Yego. Numva mbaye umunyantege nkeya. Kuko imbabazi za Kristo n'urukundo rwa Kristo niyo shusho y'ubumana. Yego. Tutarajya kure, muvuze ko hari igihe byajyaga bibabaho. Byaterwaga n'iki? Bwa mbere hari igihe najyaga mbwiriza nshaka ngo iteraniro ryemere, ngo iteraniro murishyire mu kirere cyo hejuru. Hari igihe babitubwiraga bakatubwira uti iteraniro murizamure, noneho tugashaka ikirifasha. Ngahita ndeba muri Bibiliya icyo bita gushishura, nkazana ibintu byumvwa ariko bitumvikana, icyo kinyarwanda kize gusobanuka. Hari ikintu umuntu yumva kikagera mu byumviro bye, kigakora ku marangamutima ariko ntikikore mu mbamutima ngo kimuhindure. Mu yandi magambo, nashakaga ibijyanye n'ibinezaneza by'isi, ibyo abantu bashaka. Reka nguhe urugero. Yego. Umunsi Pawulo arokoka mu nyanja,
Bibiliya iravuga ngo yaragiye acana umuriro, yego igikururuka kiva muri uwo muriro kiramuruma, yego aragikunkumura. Bwa mbere bava mu nyanja, Bibiliya iravuga ngo inkuge yaramenetse, inkuge ivugwa n'ubwato, yego bambukira kutubaho, buri muntu yambukira kutubaho. yego Abantu baba mu mazi barabizi ko iba ari ibisanzwe, akabaho ukogeraho ukagenda, memu n'akabido, akajerekani, yego ukogeraho ukagenda, ibi byari ibisanzwe. Rero narebaga ibyo umuntu biri bufashe nka mwana, inkuge imaze iminsi imenetse, yego nkajya gusobanura inkuge, yego nkayivuga mu buryo butari buze kumvikana yego nk'ibiri bukize umuntu, ariko bikanezeza amarangamutima. yego nka nti botike babagamo n'inkuge, yego diporome yawe n'inkuge, inzu bateje cyamunara yari inkuge, yego ariko tera hareruya Imana igusigarije akabaho. ntibyabaga ari byose None se ubundi hari ikosa ababwirizabutumwa tujya dukora, yego tugahagarara tukavuga mu izina ry'Uwiteka Imana itavuze, kandi tutavuze ijambo ry'Imana. yego Ntago muri bunyumve mwese, ariko bwa mbere ninde muntu ukorera mu izina? Ni umuntu ugenda nk'uko nyiri iryo zina ashima, yego we akaba hamubereye. yego noneho uzumva abavugabutumwa rero batari muri iryo zina, batanagenda nk'uko nyiri iryo zina ashima, yego bakavuga mu izina, yego kandi we na nyiraryo nyiri iryo zina atamutumye, yego badaherukana. Rero ukora ku marangamutima ariko ntibigera mu mpinduka, yego sibyo? yego Kabiri, hari uburyo najyaga nkora numva ndakoreye Imana, yego nkagenda numva mvuga nti ndashonje, barampatike, bikaba ariyo ntego. Gatatu, hari n'abandi benshi babikora, ujya kumva ukumva arakubwiye ngo ntiwabwiriza ikintu kitagufashije. yego Ijambo ryagufashije rigufasha mu marangamutima bitewe na situwasiyo rigusanzemo, yego ariko ibidufasha byose siko byaduhinduye. Ntidukwiriye kubwiriza ibidufasha rero, yego dukwiriye kubwiriza ibyaduhinduye. amen. Rero iyo mbwirije ibyamfashije ntavuze ibyampinduye, yego mba ndi kuvuga Imana yo ku munwa, mu bikorwa ntacyo yigeze nkorera, yego aho mbaye umunyantege nkeya mu by'ubutumwa bwiza. Ikindi, hari uburyo abantu bakoma amashyi, yego tujya kubwiriza bamanitse ibihanga byacu ku mafoto ku mapositi, yego si ujya ubibona? Noneho twebwe uko bahamanitse ibihanga bigatuma abantu baza ukagira ngo niwe baje kureba, ariko mu by'ukuri utarahamagarwa, Imana itaranakumenyekanisha wari uhari, ariko nta muntu wigeze aguhururira. Bivuze ko icyo baje kureba ni iki? Ni ibigezweho Imana igushyizeho muri icyo gihe. Niba ari ibigezweho by'Imana bikurimo muri icyo gihe, si wowe, wikora nkawe. Rero baha iby'Imana yagize ite? Imana iguhaye. Rero iyo ugiye nkawe, izo nazo ni intege nkeya. Hari aho twageraga bakatubwira ibyo tubwiriza, izo nazo ni intege nkeya. Kandi umuntu ukubwira ibyo abwiriza asanzwe mu bantu yabyivugira, umuhamagaro w'Imana muri wowe uzakora ryari? Hari n'igihe nasomaga Bibiliya, ngasoma isezerano rya kera ngasoza ntanavuze isezerano rishya rya Kristo, na Kristo mu byanditswe simuvuga. Ibyo nabyo ni intege nkeya, kuko kuva mu itangiriro kugera muri Maraki, ikintu kitagaragara ni izina Yesu, ariko imirimo ya Yesu iragaragaramo. Rero reka nguhe urugero. Iyo Bibiliya ivuze igicuku, ibivuze umunsi abantu bataraboneramo agakiza. Ijoro ni ikiza, twebwe twumvisha igicuku twumva ko ari igihe cy'umwijima, igihe bwije. Exactly. None se umwijima mu buryo buri spirituel ni iki? Ni umutima utagira umucyo w'umwuka, nicyo Bibiliya bivuze. Ni umutima utaramurikirwa n'umwuka w'Imana, kuko n'ijambo niko rivuga ngo abari mu mwijima bamurikiwe n'umucyo. Uwo mucyo rero ni agakiza, sibyo? Tuvuze ngo mu gicuku cya nyuma, iritamurura. Iryo jambo ryakoreshejwe ku Bisiraheli. Yego. Kandi muri bo hariyo inkingi. None se urufatiro rwacu ninde? Ni Kristo. None se inkingi ni iki? Si urufatiro rw'inyubako? Uwo ni Kristo Yesu. Umwuka wo mu mazuru wahushye
imuhengeri muri nyina w'inyanja haravura. yego Ibyo byari bisobanuye guhembuka bundi bushya. amen Kuko inyanja isobanura urupfu. yego inyanja isobanura urupfu Urupfu. ariko hahumekerwamo Yes, Yego. n'umwuka wo mu mazuru. hanyuma wa mwuka wo mu mazuru wongera utanga ubuzima Utanga nyanja. ubuzima mu rupfu. nibyo. Noneho tugaruke. yego Adamu aba umuntu muzima, Yego. yahumekewe umwuka w'ubugingo hehe? n'ubu Mu mazuru. yego. Bibiliya iravuga ngo imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo buzima ahinduka umuntu muzima urakoze. yego Aho ntiharimo Kristo koko? nibyo rwose Kuva Exodus, bavuga Exodus mu kigiriki ni Exodus, kwimurwa. yego None se ubu tuvugisha ukuri, reka mbabwire narahindutse, yampinduye izina ampirindira ishya. None se ubwo ntabwo wimuwe? yego nari Ubu uracyari wa wundi? Sinkiri icyo abantu bifuza ko mba, ahubwo ndi icyo Imana ishaka ko mba cyo. None yego twarimutse, Amen. twarahamagawe, twebwe ntitukiri ab'isi. yego Ntiharimo iryo jambo ry'Imana. yego Si ubugingo bushya, si Kristo. yego Rero kuva imbere y'abantu mbabwirije, nkababwira Mose, nkababwira Eliya, ntavuze Yesu. yego Ko Mose ashushanya iki? n'ubundi ni Kristo Reka da, yari umushorera. Mose ni umuyobozi w'iteraniro, ni umuyobozi w'itorero rya mbere. yego Ariko inkingi y'umuriro n'igicu yego yari inyuma. Ntabwo umwuka wari muri bo, yego ahubwo wabanaga nabo ariko utababamo. Mm. Nyuma rero Imana ntikidushoreza inkingi. Iyo ari inkingi twubatsweho, twafashwe kuri iyo nkingi, ko Bibiliya iravuga ngo mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa. reka da, rufatiro ruzima ari rwo Kristo, Urufatiro ruzima. ari rwo Kristo. Yego. None se igitare Mose yakubise Mu butayu gishushanya Kristo nabwo, niwe utumara inyota. rero nagiye nsoma Bibiliya ntabwira abantu Kristo. Yego. Hari abantu, nsoza kuri icyo, Yego. hari abantu batajya bamenya ko intego iri muri Bibiliya. Yego. Bibiliya yose ni ukutumenyesha ibyo gucungurwa. Amen. Abantu mwumva ngo Bibiliya ngo barayihinduye ngo bagiye kuzana iyindi. Nugera ku ijambo gucungurwa, ukizera ko wacunguwe, ukizera iby'imbabazi, ukizera urukundo rwa Kristo, ugategereza kugaruka k'umukiza, Bibiliya yose urayirangije. Imana ikohereza umugisha. Amen. Turi kuvuga mu ntege nke, icyo wita intege nkeya wowe. Reka tugaruke inyuma gato noneho. Ivugabutumwa uritangira ndakwibuka. Yego. Habaho igihe cy'abasatuzi. N'ubundi wari umuvugabutumwa. Yego. Ni iki cyatumye utaba umusatuzi ugakomeza kuba umuvugabutumwa? Cyane ko babasatuzi uyu munsi iherezo ryabo turariza uburyo byagiye birangira. Yego. Kuki wowe wihanganye ugakomeza kuba uko wari uri, kandi nubwo wishinja intege nkeya mu ivugabutumwa? Mu by'ukuri abasatuzi bagiye bagushwa na ya magambo nababwiye mbere yo gutumwa ibyo bavuga. Yego. Kuko ijambo abasatuzi ubundi ntiryaturutse ku byo bavuga, ahubwo ryaturutse ku musaruro w'ibyo bavuze. Ko bajya kwitwa abasatuzi bababwiraga kwitangisha. Yego. Bakababwira ati avamo turasatura. Niho ijambo amafaranga turi bwitangishe turasaturamo. Yego. Gusatura. Ariko njyewe ndabemera, niba ubwiye umuntu ibyo avuga ukabimubwira umutumye amafaranga, gutayabona wowe ntuyamuhe. Anise si akazi kahinduye izina. None se ni akazi nyine yagakoze ntahembwe. Ku ivugabutumwa ntaryo yakoze, sibyo? None se ko nta vugabutumwa yakoze abura ibihembo by'isabure n'iby'ijuru? Niba atakoze ivugabutumwa nta ngororano y'ubutumwa. None se abure n'iy'iby'isi? Njyewe nemera ko umuntu umubwiye kugushakira amafaranga akakubwira ngo turagabana, nemera ko nta kibazo, kuko wowe nawe mwese muri bamwe. Ariko uba uri kwishyiraho urubanza. Hoya nyine rukuriho, ariko aho kugira ngo nishyireho urubanza ntariye, nariye rukanjyaho nariye byibura. Kimwe rero njyewe mu bintu byatumye ntagendera kuri icyo kintu, umuhamagaro wanjye ntiwemeraga umuntu uyobya abandi. Yego. Kabiri, ntiwemeraga umuntu uvuga mu izina ry'Uwiteka kandi Imana itavuze. Ni ukuvuga ngo ntabwo nabuze kujya ahantu hakeneye fundraising. Yego. Kuva mpamagawe nayikoze habiri, ndabakubwira. Hambere hari Masoro,
impamvu mvuze aho ngaho bashakaga kugura piyano Yego. kwiganirira ijambo ry'Imana, soje ndabwira nti hari n'igikorwa ariko habanje ijambo ry'Imana cyo kugura piyano Mm. muze twitange. Yego. Aha, ariko ngira ngo n'uyu munsi banza byaraguteye igikomere kuko amateraniro menshi cyangwa ahantu bagutumira ari mu buryo bwo kwitangisha, n'uyu munsi njya numva utajya ujyayo. oya ntabwo najyayo kuko ntabwo najya gusoma Bibiliya nshaka igifasha abantu ngo bazane ibyo bafite. Yego. Oya Mm. ntabwo uwo muhamagaro si uwanjye komuteri. Mm. Yego. Imana iguhereze umugisha. Mm. ni intege nkeya wagize mu ivugabutumwa, noneho reka twivugire kuri Aniseti noneho w'umugabo. Aniseti w'umugabo nka papa. Yego. Nka papa. Mm. Ikintu cya njyewe nabaho Mm. nkumva ndafite intege nta mbaraga reka mfite. tuba turetse kuba Aniseti w'umupapa Ehe. ahubwo kuko reka tuvuge Aniseti noneho Ehe. w'umupapa waba papa kubera ko wabyaye. ari Aniseti Yego. wambajije batatu, wambajije Aniseti Yego, w'umuvugabutumwa. Yego. tuvuga Aniseti nk'umugabo muri sosiyete, Yego. Yego. haba na Aniseti nka papa Yego. nyirizina Mm. ufite inshingano. Yego. wari ugiye kumbaza Aniseti muri sosiyete. Aniseti muri sosiyete Aniseti icyo muri wita intege nkeya. intege nkeya zanjye Aniseti muri sosiyete ni ukuba nk'abandi, kuba nk'abandi. ntagaragaza ishusho ya Kristo muri njye. Mm. hanyuma ikindi Aniseti w'intege nkeya muri sosiyete Mm. ni ukuba ahantu nkahava nta muntu n'umwe ufite icyo anyigiyeho. reka nkubaze aka kantu, Yego. ni nk'iki cyakurangaza? Oya, buretse gatoya Eh. icyandangaza muri ibyo Yego. wenda simvuga ngo nta gihari, ariko tukiri muri sosiyete. Yego. Intege nkeya za mbere, Yego. sinzi niba atari ukumena ibanga, Yego. sinkunda kujoyininga ikiganiro ngo ngisige nk'uko nagisanze. Mm. Icyaba intege nkeya rero ni iki? Yego. Ni ugusanga abantu bari kuganira tudahuje ukwizera, ngaparitisipa bikarangira Yego. nta muntu n'umwe Yego. umenya Aniseti ari inde. Mm. Icyo ni kimwe, Yego. like missionary, nka Mm. misiyoneri. Yego. Icya kabiri, like Christian the born again, ko ndi umukristo wavutse bwa kabiri. Mm. Bagomba kumenya rero Aniseti pastor. Yego. Muri sosiyete nkunda kubamo, ko Mm. nkunda kwiyasosiya n'abandi. Yego. Ntekereza ko binampa imbaraga zo kubona uburyo nkwiriye kubwiriza, kuko hari intege nkeya aba misiyoneri, aba evangeliste. Yego. Nimvuga aba evangeliste ni memu sekte n'abapastori n'abapotre n'abandi. Yego. Hari intege nkeya bagira, Mm. kuba mu rusengero babwiriza abakristo Yego. bataragera hanze ngo bamenye ibihabera. Yego. Hanze si mu byaha, ni muri sosiyete ihuriramo n'abo mudasangiye Yego. kwizera. Mm. Sibyo? Rero kutaboneka no muri abo bantu Yego. nabyo mbyita intege nkeya. Yego. Icya gatatu, kwikonekita n'abanyamaboko. Yego. Kuri njye Mm. kwikonekita n'abanyamaboko ngata unkeneye, Yego. njye ngatoranya muri ba bantu muri sosiyete, Yego. gutoranyamo uwo nshaka nkareka unshaka, Yego. nabyo mbyita intege nkeya. Yego. Mm. jene ntabwo arabyumva. Hari uburyo ugenda ukareba umuntu muri mu rugero rumwe, cyangwa se ukareba umuntu wagira icyo akumarira, ugahita utera umugongo uwo uje ugushaka wowe wagira icyo umarira. Mm. Niba mujya mubireba, singira umuntu mbangamira, ndi umuntu usabana cyane, Mm. ku buryo nshobora kugenda ibirometero 5 n'amaguru, Mm. nejejwe no kugenda mpoberana gusa nisuhuriza abantu. Mm. Icyaba kibi rero ni iki? Ni ugushamadukira wa muntu witwa ko akomeye, Yego. naretse wa woroheje kandi nawe tuziranye cyangwa nzi cyangwa Yego. yaje angana. Mm. Ibyo mbyita intege nkeya cyane, kuko umusaruro w'imbaraga Yego. kuri njye Mm. ni uko zigirira abandi umumaro. Yego. Yego. Rero reka mpite ntaruka utarambaza ikindi. Aniseti nka papa. Hoya. Aniseti muri sosiyete. Aniseti muri sosiyete. Tutarajya ku Aniseti nka papa. Aniseti muri sosiyete. Icyo ndumva uri kukibaza mu gihe kitari icyacu. Hoya. Niyo mpamvu ndi kukireka.
oya kuko turaza kugaruka muri sosiyete nta kibazo. muri Aniseti sosiyete muri rero, sosiyete Aniseti muri habamo nde sosiyete. nande. yego harimo umukristo, hakaba harimo n'undi utari umukristo, hakaba harimo umuntu ukunda Aniseti yego mu buryo bw'ivugabutumwa cyangwa no mu buryo butari ubw'ivugabutumwa. Bene abo bantu babaho muri physical appearance. Yego birashoboka. muri icyo gihe ntabwo ushobora kugiramo uburangare cyangwa ngo uhuremo n'ibikurangaza. Ariko hari ikintu abantu abakristo benshi nibo babikomeza. Sorry, ubundi kubaho ugakundwa ntabwo ari ikosa. Urugero, reka twerure. Uravuze ngo ntabwo bikurangaza. Sinzi niba hari ubuzi nta urambwira. Uri kubivuga nkaho ahari. Aniseti kuko njyewe impamvu mbivuga, urabona tuba turi kumwe kenshi, tugenda duhura n'abantu benshi bavuga ati Aniseti mukozi w'Imana turagukunda, Aniseti turagukunda, Aniseti turagukunda, Aniseti turagukunda. Ono rimwe na rimwe nkareba abantu bari kubivuga, mbabara nyine nabaye mu idini. Oya nta kibazo. Nje nabaye mu idini wihangane. Uretse ko ubu ndi kugenda mbohoka gake gake kandi umwuka arimo arakora imirimo. Hari uwo nshobora kukubonana nawe ndebye uburyo ameze, uburyo yambaye, nyine nkavuga nti ubundi uru rukundo uyu muntu ari kubwira Aniseti, ubundi uru rukundo ni rwa rukundo rw'abana b'Imana cyangwa Aniseti muri sosiyete ahubwo agiye kubona ikintu kimurangaza. Nicyo nari nishatse kuvuga. Ubundi mu buzima busanzwe umugabo, umugore, umukobwa n'umusore, gukundwa ni ibintu biri normali. Urukundo rwa Kristo rwo rurenze, ruri external denial. Birenze nyine, sibyo? Ariko urukundo rwo kugukunda, kukureba akagukunda, agakunda igihagararo, agakunda uko usa, agakunda imiterere, cyangwa se n'amarangamutima ye akaba addicted kuri wowe. Ibyo ni ibintu biri normali. Ntabwo gukizwa ntibiba bivuze ngo umbona ntankunde. Cyane ko umuntu ukijijwe kugira ngo Imana imuhe ubutumwa buhindura, first of all imuha igikundiro, kabiri ishyiraho n'igitinyiro. Ariko bose ntibatinya, kuko hatinya abafite umwuka w'uwaguhaye igitinyiro. Abadafite wa mwuka w'uwaguhaye igitinyiro ntibagutinya. Mu gihe rero uteye nka Aniseti wisanzura, hari n'abashobora kukumenyera. Kandi kukumenyera kwabo si ikosa, kuko mufite aho muhuriye. Sibyo? Hari nk'abo njya mbibwira, hari nk'umuntu umenyera nkamubwira nti tutahuriye hano se wamenyera gute? Ninjye wizanye. Ntabwo ni free. Ninjye waguhaye umwanya, kuko hari ahandi n'abandi njye nawe tutahurira. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Wowe wabivuze ubitsinda. Kuba igitsina gore cyakureba kikagukunda ntabwo ari ikosa ryawe wowe nyir'ugukundwa. Noneho si n'ikosa ry'uwagukunze, ahubwo ikosa ni uburyo mwakifata muri rwa rukundo. Niho habikosa. Niho habikosa. Naho kugukunda ntabwo ari ikosa. Ariko kuki ubwo adakoze ikosa Anise? Ubu uyu munsi umuntu ushobora kukubwira ko agukunda. Marise, kimwe mu bintu umuntu agira atizanira harimo urukundo n'ibyago. Urukundo n'ibyago. Umuntu arabigira ariko kandi ntajya abyizanira. Ibyago wenda umuntu ashobora kubyirinda. Ariko hari ibyago twirinda. Urakoze. Hari ibyago twirinda. Urukundo hari urwo wakwirinda. Noneho reka nkoreshe aka kantu kameze gutya. Uyu munsi uwo muntu ushobora kuza avuga ngo Aniseti ndagukunda. Rimwe na rimwe hari abantu bajya bavuga ngo Aniseti akunda gukoresha amagambo aremereye tutumva neza. Uwo muntu ashobora kukugana ugakoresha nk'ijambo rikomeye, rimwe na rimwe akumva ko ijambo rikomeye ndivuga ku bw'ubwiru bw'ubumana. Ariko ndi kuganira n'abo bantu muri sosiyete, mubwira ibihuye n'imitekerereze ye. Sinzi niba tujya tugendana kenshi, sinzi niba ujya ubyumva. Mbwiriza bitewe n'aho ndi. Hari aho ngera bikaba ngombwa ko ntavuga ikinyarwanda gusa, kuko abahari bagize bate bumva urundi rurimi ndi buvuge. Kubera iki mvuze urundi rurimi rutari ngombwa? Ni ukugira ngo n'umwe w'ubwenge w'umuhanga muri rwa rurimi
amenye ko twe turi gukoresha urundi Yego. n'urwe turuzi. yego Hari aho binsaba gukoresha amagambo y'ubwenge, sibyo, yego buri hejuru, yego bitewe n'abantu bagize bate Yego. bahari, Mm. kugira ngo batumva imbata za Kristo tutabugira. yego Iryo naryo ni ivugabutumwa. Mm. Hakaba n'aho tugera Mm. bikaba ngombwa ko umanura ukavuga ibingana n'ibyo abantu bari aho bari kugira gute. bari kumva. Twarabivuze ko ku mukanguzi twigisha abantu bane. yego Abanyamubiri Mm. bagomba kugira icyo batuboneraho. yego None se abanyamubiri ni bande? Ni ba bantu bari muri sosiyete batagira urukundo rw'umwuka, yego wagukundiye Mm. umubiri, yego sibyo? Mm. nawe akwiriye yego guhabwa umwanya. Mm. Kabiri, dufite abantu babaswa batigeze bagira icyo bamenya. yego Tubwiriza tubamenyesha tutirarira ku bw'ubumenyi tubarusha. yego Mm. Dufite abahanga yego bashobora kuvamo injiji, Mm. kuko injiji iva ku kinyarwanda cyitwa kujijwa. yego Kujijwa ni ugukora ikinyuranye n'icyo bari gukora. bari gukora, Yego. ariko ukitiranyije. Mm. Abo nabo tugomba kubabwiriza. yego Tukagira n'abanyamwuka, Mm. nabo tugomba kubabwiriza. Yego. Mu ijambo tuvuga, izo ngingo enye zitakaye, ubuzemo umuntu mu cyiciro. yego Mm. Abo bose rero kubw'umuhamagaro wa Kristo Mm. ngomba kwiyasosiya nabo. noneho urabivuze mpita mbyumva, nibuka ko na Yesu bageze bavuga ngo uriya ni muntu uca ugenda akajya ku bisambu kwa ba Zakayo, Yes. akajya kwa ba Maraya, Yego. batangira kujya impaka mu Yego. mitima yabo. Eh, noneho uwo mise nkumva. eh, Mm. uwo rero nta niseti yo muri sosiyete. Yego. Mm. noneho hari akantu njya ngiraho urujijo. Byashoboka ko hari ushobora gufata abakristo cyangwa se katuvuga bera wabwirije bakakira Kristo, mukafatana mu maboko, ukabakomeza paka utagiye mu zindi angre, mugakomezanya ku buryo nta nama n'imwe itakara. Nta ntama n'imwe itakara. Njye nakumvishe, reka mbabwire rero uburyo aniseti nteye. Njyewe nakubwirije ugakizwa by'ukuri, agakiza kawe kadafite ifatiro kuri njye, bitarimo imwe tubwiriza bakavuga ngo nzamera nka runaka, ngo aniseti niwe roromodo wanjye. Abantu bavuga ko ndi roromodo wabo ndabaseka. Ndabaseka kuko nanjye sinakiyigiraho. yego Uretse bo banyigiraho, Mm. nanjye ubwanjye sindaba uwo kwiyigiraho. yego Sinatinyuka mvuge ririya jambo Pawulo yavuze ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. ijambo ryo kwiheba. Sinzi uburyo Marisa yarababyumva. yego We yahamije ko yego yamaze gutsinda nyine. yego yamaze gutsinda. Narwanye intambara nziza. yego Njyewe ni seti abantu bavuga ngo ndi roromodo wabo, yego nanjye ubwanjye ndacyafite intambara nzi ko ndwana yego nazo. uracyari mu rugamba. Nimba roromodo wawe se igenda neshejwe, ko numva bishoboka. azagutegereza wongere usubire ku murongo. Bidakunze se. ubwo nyine urugendo Ubundi rwazaba ari hari ibintu mugomba kumenya abakristo nshuti z'umusaraba. Mm. Nabivuze muri cya kiganiro abantu bari kuvuga kuri Bikira Mariya. yego Ubundi Bikira Mariya ari mu isi yasengaga nde? We ninde wamusabiraga? yego yego Ku buryo ahavuye aribwo mu mutuma kubasabira. cyane ko Noneho buretse gato, Mm. wowe hita wishingikiriza ku cyo yishingikirizagaho nawe. Niba yarasengaga mu izina rya Kristo, yego we kuki utasenga muri iryo zina utamuruhije? mwese bwo muri mu cyerekezo kimwe. None se Yesu ntiyigeze atubwira ngo muzasenge ku bwa runaka. yego Yaravuze ngo icyo muzasaba mu izina ryanjye nzakibaha. nzakibaha. yego Icyo akora ushobora kwigira icyiza aniseti yakoze, ukanyigiraho icyiza nakoze, yego ariko utabifashe nk'aho aniseti ari we wo kwigirwaho byose kuri wowe. Ubwo ni ubuyobe bwinshi cyane, nawe yaravuze ngo munyigireho kuko ndi umugwaneza, kandi abivuga na Mariya yari ahari. yego None rero bene data, icyo mbivugiye ni iki? Mm. Niba ndi roromodo wawe, Mm. njye roromodo wanjye ninde? Mm.
none se wantambutse kubera iki mushaka ngo umubyeyi abyara umwana bangane? Muzi ko icyo ari igihombo? Niba koko warabyajwe ubutumwa bwiza na Aniseti, wikwizera ibingana na Aniseti, wowe zamukaho umurenge, zamukaho n'igihe Aniseti yaguye umubyutse, kuko ubundi umwana ise asaza, umwana aribwo asoretse akamufata amaboko, ibyo byaba ari bizima. Ariko niba mwumva ngo Aniseti niwe nigiraho, njyewe se nzigira kurinde? Cyane ko nababwira ijambo, narababwira Aniseti muzi ni uwaje kuri social media, ariko ntari kuri social media se ndinde? Uwo muri kwigiraho ninde? Ko uyu mwanya naje nyine muri angle ya Aniseti w'umu evangeliste, iyindi angle suzi kuri njye ni iyihe, ku buryo ufata umwanzuro wo kunyigiraho. Umbonye kuri telefone yawe gusa, muri mashini ureba kuri screen gusa, ibyo ntibiraba bihagije. Igira kuri Kristo, kuko nanjye niwe nigiraho. Ibyo birabaye. Rero mwene data yarabajije ikibazo, hari intama wakomezanya? Njyewe umaze gukizwa kugera ku rwego agakiza kawe kadafite ishingiro ku muntu wakubwirije, niyo njye nawe tutazongera guhura. Njyewe kubw'ubutumwa bwiza nareka urusengero, kubw'ubutumwa bwiza nava mu itorero, kubw'ubutumwa bwiza nareka kubana n'abizera, kugira ngo njye muri sosiyete y'abatizera mbabwire ibyo kwizera. Ibi narabibabwiye muzabibona. Njyewe ndi kugenda nsatira igihe cyo guhindura uburyo bw'ivugabutumwa. Si ngombwa ngo mbabwire uburyo nzabukoramo, cyane ko Aniseti sinkunda kuvuga, nkunda gukora. Ubutumwa sinkunda kubuvuga, nkunda kububa no kubukora. Sibyo? Niyo mpamvu akenshi tugira ubutumwa bw'imirimo kuruta ubw'amagambo, kuko ubw'imirimo bukangura ibyumviro byose by'umuntu, bw'amagambo bukaba bukeya, bukomfirima ubw'impinduka. Rero njyewe nta muntu n'umwe nigeze mbwiriza wakijijwe ku bwa Kristo Yesu numva mfitiye impungenge, kuko ntabwo ari njye wamukijije. Njye navuze uwankijije, amwizeye nawe arakizwa. Nta na kimwe gikiza cyavuye kuri njye, keretse guhamya iby'umukiza wankijije. Niba narahamije iby'umukiza wankijije rero, ukizera umukiza, si njye wizeye, ubwo umaze kugera kuri shobuja. Ubwo ugeze kuri shobuja rero mukomezanye, kuko njyewe singufata nanjye sinifashe, aho nshaka gufata niho nanjye mfashe. Nurangara birakubana ibibazo. Murakoze. Imana iguhereze umugisha, ngira ngo turi kurushaho kugenda dusobanukirwa. Noneho reka twifugire Aniseti nka papa. Icyo wakwita intege nkeya muri byo ni ikihe? Ni ukubaho ntuzuza inshingano zanjye. Pawulo yabibwiye Timote, yaramubwiye ngo umugabo utita kuba mu rugo rwe aba abaye mubi hanyuma y'abatizera. Ni igihe ndatekerereje umwana hirya ya none. Hari ikintu abantu benshi bajya barenganya. Eva muri Edeni ngo yazanye itunda. Eva ntabwo Imana yigeze imubuza kurya ku itunda, yabujije Adamu. Ibujije Adamu, Adamu aburifinga Eva. Hanyuma Adamu areka Eva ajya muri ya matware y'igiti batemerewe kurya. Ubundi uburangare si ubwa Eva, ni ubwa Adamu. Adamu ko nta mushyitsi wari wamusuye yari ari kwakira, Adamu ko atari ari gutekera abana, Adamu ko atari ari gufura, Adamu ko atari ari guhinga, Eva yagiye kuzana itunda ariririyo. Eva yaje yaririyeho. Adamu yaba umurwaza w'umurwayi, ariko nawe ntaba umurwayi imbere y'ubundi burwayi, ko we yahawe amakuru y'ubumana. Mu yandi magambo rero, si ngombwa ngo Aniseti gwe ku ntege nkeya z'ikibonetse cyose cyatera umuryango ndi umutwe w'umuryango. Intege nkeya zanjye rero ni ukutarwaza uburwayi bwakaduka, nkemera kurwara iyo ndwara yadutse. Mbivuze nyine nsamurayizinze nka Aniseti. Hanyuma ikindi, icyo nita intege nkeya nka papa, tugeze mu gihe kibi mu muryango nyarwanda, abantu bari kubakira ku jisho. Ubwashize dukora ikiganiro kuri nyakwigendera Kibonke Pastor, narababwiye ntaho kugira ngo umuntu agere ku rwego rwo kwiyahura,
yagenda. Mm. Komenti zaje zari zivuga ngo koko nk'umukozi w'Imana Yego. ngo nakwemeraga wese unyemera nkande. Mm. Iyo umaze kunyemera se haba iki? Mm. Erega ntimugire ngo njye nubakira ku banyemera. Uranyemera se wamara kunyemera se? Yego. Iyo umaze kunyemera bigenda bite? Mm. Hari umuntu nyine ukubwira ngo nagukundaga nyuma se yo kunkunda. Yego. Ngo nagufataga nk'umuntu ukomeye nyuma yabyo se. Mm. Nyuma yabyo nyine nyuma y'uko umfashe gutyo. Yego. Mm. Nyuma yabyo birangira bite? Rero narabivuze ndavuga naho kugira ngo mugere ku rwego rwo kwiyahura, Yego. urugo warureka. Mbaha n'urugero. Ibi ngibi abakristo nyine kubivuga ni icyaha. Yego. Ariko nk'abantu bari normali, Mm. urugo hari igihe rumera nk'ubwato. Ubwato ntawe ubuhomera mu nyanja, Ubukuramo. ubushyira imuhengeri, Yego. ukabuhoma warangiza ukabusubiza. Ubusubiza mu nyanja. Uzi ko mu muco nyarwanda kwahukana byari umuco. Mm. Hi. Burya nabyo birimo. mukazaza kumucyura. Abantu bageze ku rwego bubakira ku jisho. Yego. Umuntu akaba mu rugo barara banigana. Yego. Barababeshye ngo niko zubakwa. Ni izandese, ni iza bamwe bagendaga mu birago. Yego. Ntabwo ari iz'abashimanye. mutari mwarenga aho ngaho hari ikibazo nashaka kubaza kuri ibyo ngibyo byo gutandukana kwera, niko nabyita ngewe. Ntabwo kaba kukibaye kwera. Bibiliya irakuvuga. Gutandukana kwera ni igihe nyine urupfu rwatwaye umuntu. Gusenda Bibiliya irabyemera. byemera. Gusenda Bibiliya irabyemera. Hari mushiki wacu nari ngiye kubazaho, we yafashe umwanzuro niba ari mwuka wera we wamuyoboye akavuga ati hari umushiki wacu nyine washatse muri no minsi, ejo bundi mbona afashe umwanzuro avuga ati ngewe ndabona ano mezi anahagije kugira ngo mbe nigendeye. Amaze amezi 4. Yari amaze amezi 4 mu rugo ashyingiranywe. Nyine aravuga ati umugabo burya ni gutya bigenda, reka mbe nigendeye. Kandi ni umukristo mugenzi wacu. Naravuze se Uwo mushiki wanyu yitwa Vestine, umwe uririmba. Vestine w'umuramye. Yego. Narabibonye. Rero reka mbabwire, uretse n'amezi 4, urugo rubi rumeze nk'amaboko y'umunyembaraga uba wagufashe mu ijosi. Amezi 4 burya ubura umwuka nayo ni menshi. Amezi 4 bari kukuniga ntabwo ari make. N'umunigo w'isegonda ntiworoshye. Iyo minota wayibara warohamye. Bo nk'abakristo muzi ko muzajya mu ijuru. Yego. Mwemeye gupfa ku bwa Kristo mukagwa muri iyo mibabaro. Yego. Ni mwihangane. Ariko niba mudafite iyo resistance, mubanze mugishe inama. Ariko se turazigisha abandi. Hari uwugeraho, ni ukuri mbabwije ukuri, abantu barababaye. Turazigisha abandi. Uzi ko ujya kugisha umuntu inama akakubwira ati ngewe meze nabi. Ikimenyetso cyo gukomereka kw'abantu ni ukuri uzi ko utangira uvuga ibibazo byawe ugasoza abantu bose bari aho mubaye abanyabibazo mwese muri kuganira ibibazo. Rero reka mbabwire, uriya mushiki wacu nk'uko umuvuze, njye nawe ntituziranye, ashobora kuba atananzi, njye ndamuzi icyo akora, mubona gutyo nyine. Ubundi nubona umukristo waguwe gitumo n'ayo makuba, aho kumubureyiminga abanza umusame, kuko ari guhanuka. Arahanutse, avuye mu makuba ateye ubwoba. Deja ntaranayavamo. Kuko urugo hari abantu bagira ngo tuba mu ngo. Ubundi si urugo ninde ni umugore, urugo ninde ni umugabo. Icyitwa urugo si inzu, icyitwa urugo si urubyaro, icyitwa urugo ni ba bantu bagiye gukora umuryango. Rero hari abantu mujya mugira ngo abagore murabana cyangwa abagabo murabana, ahubwo bababamo. Umugore ni mubana akubamo. Umuntu ukuriza inyuma yaho muba, wagiye uri mu muhanda ukarira. None se muracyari kumwe aho muri kumwe? Ariko mu buzima bwawe akubamo. Ni igice cy'imibereho y'umuntu. Rero nubona umuntu wahunze aho hantu,
buretse kumufata nk'umunyantege nkeya, Mm. buretse ahubwo mufate Yego. nibura azaba umunyantege nkeya ari uko ananiwe gukomera aho wamukomeje, Yego. ariko buretse kwihutira kuvuga, Mm. uretse kwihutira kuvuga cyane ko aba bantu bari popira bo banahura n'amakuba yo guteretwa n'abantu batari seriye. Mm. Burya bo ntabwo ndamenya icyo mwita gukira, Yego. kuko ubukire si bwo bwubaka urugo, gusa ubukire ni akabando urugo rukenera, ariko si amaboko Yego. afata urugo. Mm. Kuko ubukire bunaba impamvu nziza yo gutandukana kw'abashakanye. Yego. Buba impamvu nziza rwose ituma bamwe b'abanyantege nkeya muri bo batihangana. Kubera iki? Ahita avuga ati tugabanya utuzu tubiri nasigarana kamwe. Yego. Mu gihe umukene n'ubundi aravuga se ndasohoka njye ndajyana iki, Mm. ndasanga ndese. Yego. Icyo mwita ubukire Mm. mujye mushyiraho point d'interrogation mugeze ku myubakire y'urugo, Yego. kuko ingano y'inzu Mm. hari n'igihe nayo iba intandaro ya divorce. Yego. Nta muntu wo muri chamburete wafata icyo cyumba, Mm. ariko muri etaje birahagije gufata furo yo hejuru undi agafata iyo hasi Yego. cyane. Ubukire Mm. uzareba imiryango myinshi umugore agiriye modokari n'umugabo Mm. agiriye. Yego. Hari abantu twigeze duhurira ahantu mu kirori, umugore yaje yitwaye n'umugabo yaje yitwaye, ubwo se urambwira ngo iyo si divorce y'insirimu? Yego. Isobanutse. Iyo ni divorce y'insirimu. Mm. Ngenzi abantu bajya bava iburengerazuba ni abakire, umugabo agakodesha iye shambure muri hoteli, Yego. n'umugore agafata iye shambure muri hoteli imwe Mm. n'umugabo, ngo bari kwemeza abantu. Mm. Tuvugishije ukuri, abantu bafashe amaruma abiri atandukanye muri hoteli, mu nzu baryama hamwe. Oya, umwe aba yahunze undi. Umwe aba yahunze undi. iyo mibare ni iyi. Aha ni ubukire, ni amafaranga ngo mufite. Yego. Mm. Murakoze gukomoza ku kantu k'urugo Aha. ushize twaganiriyeho, ariko n'ubundi reka dusimbukireho gatoya, Yego. kuko tuba turi kwiganirira kandi nta Ariko mutima mubi. gatoya Yego. gatoya Mm. tukikariho, Yego. ubundi impamvu ituma urugo rukomera Yego. ihera ku mpamvu yatumye mukundana. Yego. Mm. Ya mpamvu. Impamvu ikomeza urugo Yego. ituruka ku mpamvu y'urukundo rwanyu. Yego. Ikindi cya kabiri, ubuzima ukeneye mu mugabo n'ubuzima ukeneye mu mugore Mm. bugenwa n'aho mwahuriye. Yego. Mm. Ibi ndabibabwira mukagira ngo naya nisetingwa nisetagira menshi. Hari n'abantu tujya duhura ngo hengwe ibyawe nta wabimenya ngo uri umufilosofi. Si icyo nshaka kuvuga, nuko muri kunyumvira mu bwenge bukinze, Yego. ariko icyo nshaka kukubwira ni iki: aho ugenda haguhuza n'abahagenda, Yego. sibyo? Noneho rero ku karubanda dukundwa n'abantu batatugirira umumaro. Mbabwije ukuri, ni ukuri. Yego. Mhm. Anise, Karame. murakoze cyane. Uyu munsi dukomeje ku kantu k'urugo, kandi n'ubushize twari twabivuzeho, ariko reka nkubaza aka kantu. Anise, tewe ugira ikintu ukunda byanze bikunze, nubwo ntamenya ngo ni igiki, Ku bijyanye n'iki se? N'imirire yo mu ihoya rugo? mu buzima busanzwe. Yego. Mu buzima busanzwe Anisete agira ikintu akunda. Noneho n'umugore mwashakanye nawe, Afite icyo akunda. nawe afite ikintu akunda. Ubu uyu munsi umugore aramutse agusabye ikintu akunda, reka mbivuge muri uru rugero rumeze gutya. Yego. Hari abantu bakunda gusohoka, Yego. akakubwira uti rero nidusohoka ndashaka ko uzagenda wambaye uku nguku. Yego. Turi mu rugo, Yego. ndashaka ko tuzasohoka wambaye uku nguku. Anisete w'umuvugabutumwa, umugore nakubwira uti kubitamwe agakabutura, shyiramo n'agasengeri n'agashati gafunguye udupesu, ku mazi dusohoke tugende natwe tujye ku mucanga. Ibyo bintu Anisete urabyumva gute nk'umuvugabutumwa? Ibyo bintu uzabikora? Erega ndi umuvugabutumwa w'umugabo, umugabo ugomba kunezeza umuryango wanjye. uretse n'ako gashati gafunguye, Yego. nzanagerayo nako ngakureho njye mu mazi. Ibyo ni ibintu biri nomo kuri njye. Mm. Anisete, Uzabikora? ayi data we, njyewe n'umugore wanjye. Ko ntekereza ko icyo kintu rero kitabaye, uwo Anisete wabikoze, ariko noneho uwo nguwo wasabwa ibyo ngibyo ntabikore, ko ntekereza ko gishobora gusenya. Erega tujye tunagaruka. Yego. Tujye tugaruka. Yego. Ubundi ibyishimo by'umuryango, Yego. hari abantu batajya baganira, hari n'abantu badasohoka. Yego. Reka mbabwize ukuri, ubwiza bw'uwo mwashakanye Mm. akenshi
akenshi bugaragara iyo mutari kumwe mu rugo. Ni ukuri. Iyo mutari kumwe mu rugo nibwo bugaragara. None se wagize ngo ni iki gituma abagabo barangarira abagore bo ku karubanda? Abo bagore bafashe umwanya bajya muri dushe, bafata umwanya barimakiye, bafata umwanya bajya muri dress room, bafata akenda kazima, sibyo? Noneho wowe muhuye, uwawe umusize ari gufura, uwawe usanze ari gufura afite igifuro, ari kwirukanka akajya kumbabura, wenda nta na gaze mugira, afite igifuro n'amakara yisize. Ntabwo uri bubone ubwiza bwe, hari undi muhura wabihanaguye. Ubwiza bw'umugore nabubona ari mu gikoni? Ntabwo wabubona. Ubwiza bw'umugore mu gikoni ni uburyo aryoshamo ibyo yatetse, ntabwo ari uburyo asa. Ntabwo ari uburyo asa, naho gusa ko simba bwibeshye. Hari n'umugore uba mu rugo akaba asa neza, ariko ntibishobora bose. None se ubu nkanjye nifitiye abana 4, ubu njye kurenganya umugore ngo nsanze hariya hari umwenda w'umwana, none se natora uwa mbere, uwa kabiri nawe akawuhata. Rero nshuti z'umusaraba, niba bishoboka, ariko ubwo bushobozi buhari, kuko hari n'abasaba ibirenze. Hari uwajya muri hoteli cyangwa se wasohoka ku mazi, amafaranga yari kuzishyura inzu amezi angahe, bakayatsindayo, piriya ikabatahaho. Ariko niba ubwo bushobozi buhari, gusohokana n'umugore wanjye, ubwo abigusabye uti kwa Gina rero ntabwo wakomesha hindeze. Kuko tuzi ko wowe mugani ngo hari ibyo abakristo twemerewe, ngo turi ubwoko nyine, ngo bumeze uko nguko, ngo ntabwo twagira ibi n'ibi. Ni abakristo bande? Ngo ntidushaka kwisanisha n'ab'iki gihe. Marise, ni abakristo bahe? Nakubwiye ko aniseti arimo ibyiciro. Arimo aniseti yo muri sosiyete, akaba aniseti y'umubwirizabutumwa. Uwo w'umubwirizabutumwa ni mu mirimo y'umuhamagaro. Hakaba na aniseti w'umupapa. Ibyo byose biba combined n'umuhamagaro, kuko njyewe ndicyo ku bwa Kristo, ariko kandi mu rugo rwanjye ngomba kuba papa. Kuki se twabifashe tukabidevelopa? Ngomba kuba papa, usohokana abana, wishimana n'umuryango. Ngomba kuba papa, usohokana n'umugore, nkishimana n'umugore, mukishima mu by'Imana yabahaye. Yes. Rero kujya ku mazi ntibikwiye. None se ubu urabona aniseti ngiye ku mazi, njyewe nagenda nambaye ipantaro, ngira ngo wakubitamwe ikote, wenda icyo utashyiramo uwo munsi ni karuvante, kuko ntabwo ndatangaye. Ariko ngira ngo wakubitamwe agakote, hanyuma na za nkweto ariko tuzita congo, ukaba urasohotse nyine ugiye ku mazi, ugahita ujyayo. Hanyuma madamu nawe akambara baza, yakubitamo bosi inzu. Twagerayo rero tukicara he ku mazi. Ubundi niba dushaka gutaha ubu, turajyaho ubukwe. Niba ari ku mazi, turajyana ibyo ku mazi. Ibi mwirirwa muvuga bo, njyewe aniseti tugikonkiriwe icyo ni njyewe, ariko ntabwo ari mwe. Kandi simbabwiye ngo mumere nkanjye, s'il vous plaît. Niba nkubwiye njye, ni njye nyine. Niba ari njye, bigucumujeho iki ko wowe udateye nkanjye? Kora ibyawe, ugende nkawe, ibyanjye ntibikubangamire. Ariko njyewe nasohokanye n'umugore, ni ku mazi, nkamutamika, byanaba ngombwa nkanywa fanta nkayikunywesha. Wamusomera ku karubanda, wamuha bizu. Indese ko twahashingiriwe se, ko twahashingiriwe. None se uretse kumusomera ku karubanda, ko ku karubanda bazi ibyo dukora tutari ku karubanda. Ubu se tuvuge ngo ibyo umugore n'umugabo bakora murabiyobewe? None se twabikoreye ku karubanda, mwabibwiwe n'iki? Igituma mvuze ibyo ngibyo, oya, buretse ikintu aniseti ntakora, sinakora ibyo guta umuco, ngo nkore iby'urukozasoni. Ariko kisi bizu ku mazi, kunywa fanta nkayikunywesha tukinjoyinga, ahubwo si urwo rukundo ntanarugira, naba ngira urukundo. Impamvu mvuze ibyo ngibyo ni uko ubu iki gihe ibyo bintu bitari gukorwa kandi bifite uburenganzira cyangwa bifite ubwo bushobozi bwo gukora ibyo ngibyo, biri kugaruka n'ubundi mu ngo, bikagaruka ari byo bisenya kuko bitabaye. Oya, hari igihe uzanga kumusohokana ntuza mwinjirane, simvuze kumusohokana ntimumbeshyere. Ariko nyine ubwo message iratanzwe, ubwo birumvikanye. Ariko kandi sina ngombwa ngo usohokane umuntu ngo batazamusohokana.
musohokane kuko ayo mikoro ahari kandi mushaka kwishimana. yego Reka mbabwize ukuri, ni ukuri abantu benshi tujya tunanirana, yego ingo zikanasenyuka kuko zitabonye umwanya wo kwishima. yego Uzi ko ikibazo kimwe kibatera, mwareba urukundo mumazemo iminsi rugatsinda ikibazo kije. nibyo Gusa nyine hari abantu b'indakoreka. gusa ahantu hari urukundo n'Imana ibihari. Abantu mutinjoyinga urukundo n'abo mwashakanye, yego mwarahombye, yego mwarahombye, ntimuramenya n'uburyohe bw'urugo. reka nkubaze aka kantu wenda nidushaka dusoze. Ehe. n'ubundi uzabyumva muri sosiyete ntabwo ari ugushira isoni, si ugushira isoni, Ehe. ahubwo turi kureba kuri bya bintu n'ubundi biza bikubita ingo hasi kuko bitabaye. Yego. uyu munsi uzumva reka mbivuge muri ubu buryo, reka mbivuge muri ubu buryo kuko n'uwantera amabuye kuko no ku maradiyo biravugwa. Ako se waretse ibyo ku maradiyo, reka tuvuge ibyo kuri social media aho ubu uyu munsi muri sisiteme yo kubaka urugo ngo hari uburyo ngo gutera imisumari ngo bigiye birimo amoko, ngo hari uburyo utabikora kandi ubishaka uwo mubana abishaka utabikoze rimwe na rimwe yabikubwira ukumva ari ishyano riguye. Gutera imisumari ubwo uri kuvuga pozisiyo umufunda ahagararamo ari gutera umusumari mu rubariro cyane atera. Yego. Ubundi ikintu cyiza iyo action iri kuba, yego hariya ni ahantu havumburirwa udushya umuntu atari asanzwe azi. yego ariko utwo dushya twemerwa iyo mugirana ubwisanzure muri inshuti. utaza rero kuzana agashya ku muntu mutisanzuranaho, yakomerera nabi. banza urebe ko uwo muntu wowe nawe mwisanzuye. Kabiri, kandi biriya ni ibintu bikorwa abantu bari kuganira. yego iyo ubikoze rero nk'ikiragi, yego nk'umuntu utavuga, uwo muri kumwe ntamenya uko unyurwa, nawe ntiyisanzura ngo akore ibimunyura. isanzure ubwira umuntu uti uko wari ubigenje byibura. yes, kwa kundi mubaza ngo ibiryo watetse uyu munsi byaryoshye, biryoshye bite? yego none se ibiryo by'uyu munsi turiye haburamo ikihe kirungo? yego shyiramo iki kugeza ku rwego mugera ku ndyo yuzuye, sibyo ikenewe. yego hanyuma wiza rero wowe muri pozisiyo yawe, yego uwo muri kumwe atari muri mudu yayo, icyo ni kimwe. Kabiri, niba mwisanzuranyeho, yego wigira urwikekwe ngo ubikuyehe. uko ubwira umuntu ngo ibi nibyo biryoshye, amenya ibyo akuramo n'ibyo yongeramo. yego amenya ibyo akuramo n'ibyo yongeramo. yego ariko nutambwira hari n'abantu batazi gushimira, yego ku buryo umuntu amara kurya agahita agwa ivutu, hakabura n'umwe wavuga ngo reka ngo ukarabye nkuzanire amazi ukarabe ku ntoki dore tumaze kurya. nturebe unaniwe, nturebe ugize gute, reka da. noneho hakaba n'abamara kurya bose bakaryama batoze, yego nta n'umwe unihanaguye no ku nta wakwita ku wundi, nta n'umwe wogeje agasahani kandi bari bukenere kongera kurya. noneho yapfundura isahani agiye kurya agakubitwa yego na oderi, yego ku buryo imubangamira bitewe n'ubwisanzure mutagiranye. yego biriya nyine ubu bigiye ini dipu, waba usa n'inkoramahano, ariko inkoramahano nitabikora kandi bigenewe mu buryo butuma bimusenyera. ariko gusa nta burya haryoha urukundo, nta pozisiyo iryoha, haryoha urukundo mufitanye n'uwo muri kumwe. noneho urukundo rero rugira ishami ry'ubwisanzure. iyo mwisanzuranyeho rero, uburyo ushaka guteramo umusumari namubwira uti se reka mpindukire hariya, none se ushobora kuba uteresha ibumoso ugaterera iburyo. ni ibintu biri aho bisanzwe. ntabakubwira ngo zimya itara, ariko bibaye bimubangamira uramworohera ukarizimya. noneho na kumanywa ukamubwira uti none se n'irya kumanywa rizazima.
ntiryakumanywa rizazima, banza umworohere. Ubundi ikibazo ni uko dushaka guhita duhindura abantu mu njyana y'ibyo dushaka. None se wabanje ukamutwara gahoro, none se ku manywa iwanyu ntihaba habona? haba habona, none haba habona rwose. erega reka nkubwire, nta n'umuntu usanga umusumari mu gikuta ngo ahita atera. Ushatse wajya kuwukuraho, ushatse wanawohera muri saro, ugira gute ukagera aho ujya gutera umusumari mwese mwiteguye. Impamvu nari mvuze kuri ibi ni uko nzi ko ari uwo byabayeho ahita yirukankira kwa mushumba. Ni amahano. Nyine inama uwo mushumba yamugiriye yamufashije nyine gusenya. Hari hadutse ibikize ngo hari haje ubundi buryo butari busanzwe. Urumva uburyo byari bisanzwe. Ubundi ntukajya uvuga ikiganiro utavuga, uragiceceka. Hari haje uburyo budasanzwe. Hari haje uburyo budasanzwe batari basanzwe bakora, hanyuma uwo nguwo bari kumwabona yadukanye ibyo twakwita gashya ubu ataramenyereye. Yego, njyewe hari uwo nzi rero, umugabo yari amaze iminsi akorana n'abandi, ariko bakora badataha. Urabizi abagabo babiganiraho, bakavuga uburyo, barangije aramubwira ati njyewe rero ngiye no kubaka, hari uburyo mpinduramo. Umugabo umwe aramubwira ati njyewe umusumari nanawukozaho n'ururimi. So urabona umufundi agiye gutera umusumari akakozaho ururimi agakubita. Ni ukuri kw'Imana ntabwo ari burake, ubu abantu baraseka. Ni ukuri kw'Imana abafundi barabikora. Ni ukuri abafundi barabikora, agakozaho ururimi agatera umusumari udatarutse utagize gute. Umugabo rero atashye abwira umufundi bubakana urugo, arambwira ati se reka nkwereke. Akojejeho ururimi undi ariruka, arambwira ati ndapfuye, ajya kwa pasiteri. Pasiteri uti kwa Cinara Yesu. Dayimonishe. Kandi pasiteri yaramugiriye inama agataha. Marcel niwe uzanye iki kiganiro ngo kuri radiyo ngo biravugwa. Reka nibazaga ibintu ari kuvuga bivugwa kuri radiyo, ariko tuba dukwiye kumenya utuntu n'utundi. Niba gusa oya, ubundi mu cyumba cy'ibanga, reka tubyite gutyo kuko iriya mirimo ibera mu ibanga. Icyumba cy'ibanga bwisanzure ni sawa. Kandi buri muntu ndatekereza ibintu bitari bukwice, ntituze gukabya, ariko abantu bakundana bisanzurana, abantu bisanzurana baganire, hanyuma buri muntu wese ntiyirwaneho. Ko hari n'umera nk'ushaka gutura umutwaro we gusa, yamara kuwutura akamubwira ati njye urugendo rwanjye rurasoje, hanyuma suni ukamusiga mu nzira, kandi ari wowe ugomba kumufata amaboko. Ntabwo ari byo. Niba mutangiranye n'umuntu urugendo, making sure ko muri buze kurusozanya. Kandi hari n'abagira ngo ni uburwayi, atari uburwayi, ari uburyo bw'imitegurire. Ni ukuri hari abantu bazi ngo bararwaye, atari byo pe. Yego, atari uburwayi. Ni ukuri atari uburwayi, atari uburwayi, ari uburyo bw'imitegurire. Barahari. Hari n'uburyo ari uburwayi budasaba kujya kwa muganga, busaba guhindura ibyo kurya byonyine kandi uhaha. Ni ukuri pe, biri aho byoroshye, sibyo? Hari n'abantu reka tuze kwasoza. Hari n'umuntu ugera mu rugo akavuga ati njyewe sinkunda uko uyateye, shaka undi. Hari n'abantu baba barangajwe n'ibiri hanze. Reka n'uwakirigizwe na benshi ntamenye uwamusekeje. Mwa bantu biragorana, akirikizwe na benshi. Nanone mwa bantu mwe mushumba, ino generasiyo turimo si nkeya yindi yashize. Bivuga ngo mu rugo rwawe niba utameze neza bizarangira n'ubundi urugo rusenyutse kandi wakarwubatse. Hari ikintu rero mujya mugira ngo iyi generasiyo niyo ishoboye ibyo bikorwa turi kuvuga. Ntabwo ari byo, ahubwo ni nabo babikora nabi badahari. Umuntu ari mu mbaraga z'icyo yanyweye, uwo ntawe uhari, mufate ko adahari. Ni esansi iri kumutwara, ntabwo ari we. Kuko esansi nishira azaparika, ntabwo ari we. Rero kuvuga ngo generasiyo,
ubundi ikintu cya nyacyo ni igikozwe umuntu ari normal. yego bo hari icyo wagiye kumbaza umbwira ngo ndangazwa n'iki Yego. tugisorezeho yego ndacyagifitiye amatsiko. uracyagifite amatsiko. ehe yari aniseti muri sosiyete. ndi kukubaza ngo muri sosiyete ni iki cyakurangaza? ku bijyanye n'iki n'iterambere abantu bagezeho, imiterere ya ba bagore wavugaga Yego, duhuye imiterere, cyangwa iki? yego. mu bijyanye n'iki se? buriya rero reka nkubwira aniseti, ubu ngubu isi turimo mugani wa jene, ubu uyu munsi kuba turi abavugabutumwa ibirangaza byo birahari. dushobora kurangazwa n'imiterere nyine yabo tubonye. warambwiye ubwashije ngo ntibavuga ataye ngo bavuga yego ni nyashi. yego njye rero ntabwo buriya nkunda amabuno y'abagore, ariko ufite ikindi ukunda. mbivuga amarizera akikanga urugingo ngo nkunda ku gitsina gore. Yego. nkunda pe Yego. ku buryo n'umugore yatambuka ngahindukira. ni umusatsi. nkunda umusatsi rwose. je ukunda iki? jene kwizera ngo njye nkubwije ukuri nkunda imisatsi. kandi ikindi cya kabiri ukunda imiterere. ubwo uvuze imiterere y'iki ukuntu umuntu yubakitse. Imana ishimwe niko yaguhaye. Imana yaguhaye icyo wari ukwiriye. njye ni ukuri kandi uko ni ukuri k'umukristo. sinkunda kuvuga ngo taye referisikologikare nzi ingaruka y'umuntu ubyibushye n'unanutse. kabiri njyewe rero ukuri kwinshi niko nzira. hari n'ibintu abantu bakunda. ndakunda kuko nzi uko njyewe rega iyo nkubwira ikintu wagize ibyirato mu gihe utagikoresha ngo kikubahishe sinshobora kukikubahira. icyo ukoresha njyewe icyo ndakibabwiye ndi hano. ikintu wowe wagize ibyirato utagikoresha ngo kikubahishe sinkikubahira. niko niseti mbayeho. ariko ikintu ukoresha wiyubaha nkikubahira kuva ku wa mbere kugera ku wa mbere. hanyuma twibutse ukibivuze ibintu abantu bakunda. abantu bazi ko hari abakobwa badakunda, hakaba n'abakobwa bakunda. abadakunda burya ntibavunika kuko bategereza ababakunda. havunika abakunda bareba abo bakunda. none ikintu gitangaje, umwe ukunda rero bako hari igihe nawe agutinya. kubera iki? wariyemeye umucaho wizunguza agakanzu kamwe wambara ugira ngo gariderobe iruzuye. ka diporome gusa kaguteye igitinyiro kandi umugabo wawe ashobora kuba atarize afite irindi somo yakora. wowe rero niba ukunda, hari abantu bazi ngo si umuco, hari abantu bazi ngo ni icyaha. none se mwokajya mu ijuru mwe mwebwe ko mubizi ba sogokuru wanyu bagize ngo barateretaga ngo umugabo ngo niwe ubwira ngo umugore. none reka da, sogokuru wawe burya hari igihe yatunguwe n'umugore bamuzaniye mu kirago nawe ataramuzi. bibaho bagiye babatunguza gutya, imiryango niyo yashimaga abageni. singiye kuhatinda. ubwiye umuntu ko umukunda niyo yaba adafite ibyiyumviro byo gukomezanya nawe si ikosa, bituma udakomeza kumutaho umwanya. nibyo. ni ukuvuga ngo umutima wawe umuvuyeho. kandi noneho bikanakuruhura. iyo usanze atari redi mu rukundo umutima wawe uba umuvuye birakubohora. ni ukuri si ipfunwe. uzi bizaba ipfunwe ku bantu bakiri abasore, ariko nagera mu rugo azabona ko burya wari umuntu muzima. nagera aho agukeneye azabona ko yabuze uwo yari akwiriye. ntihagire umuntu ugukanga. icya kabiri, umusore utinya kubwira umukobwa ko amukunda kuko ntacyo umusore afite, ngo sinize, ngo nta mafaranga, ngo ntacyo. reka nkababwire nitonze. umusore utinya kubwira umukobwa ko amukunda ashingiye ku bushobozi umusore adafite, ashingiye ku rwego umukobwa ariho, ameze nk'umugabo utaha atahembwe agatinya gukomanga iwe kandi we bamutegereje ngo atahe. agatinya gutaha sha kuko atahembwe.
umusore utinya kubwira umukobwa ngo ndagukunda ukamutinya ukurikije igihagararo, Yego. ukurikije ibyo ngo agezweho, ngo uko yambara, ngo amashuri yize, ngo ibyo agira, ngo umuryango w'iwabo. Yego. Umusore utinya kubwira umukobwa ko amukunda ameze nk'umugabo utinya gukomanga iwe ngo Yego. ni uko atashye atahembwe, kandi n'ubundi ibyo yakoreye azabihembwa igihe n'igihe urugo ntirukeneye umushahara, rukeneye umugabo, rukeneye nyir'urugo. Yego. genda ubimubwira kwanga cyangwa arorere. ariko mwa bakobwa mwe, niyo waba uvuka kwande ngukunze nakubwira nti ndagukunda, Yego. waba ubyiyumvamo tukabana, utabyiyumvamo ukabireka ngashakira ahandi, nta tegeko ritegeka kandi bimubimenye. Yego. Impamvu mu rukundo abantu bakomereka ni uko muzi ko gukunda bisobanuye nawe gukundwa. Yego. Reka da, ntabwo bivuze ngo uwo ukunda nawe agukunde, kandi si icyaha cy'utagukunze, si n'icyaha cy'uwagukunze. None se niba unkunze ntagukunda urandenganya? Wowe ufite impamvu nkunda, usanze nanjye nkunda undi. Yego. None se wagize ngo kuba nkubwiye ko ngukunda nkoze icyaha? None se wowe ko ufite undi ukunda? Urwo ni urukundo. Nababwiye ibintu bibiri byizana umuntu atabigizemo uruhare. Urukundo n'ibyago. Yego. Mbabwira ikindi kiza ku muntu atagishaka ariko akakisangamo: ubukene ubukene no gukorwa n'isoni. nicyo kintu cya mbere ahubwo. Ubukene no gukorwa n'isoni nabyo bizinduka umuntu atabishaka. Yego. Ni kimwe n'urukundo. Murakoze. Ikibi cy'ubukene ni uko buza urimo kubureba mukareba. N'urukundo ni uko. N'urukundo ni uko. Urukundo ruryana kuruta ubukene. Uzi kugira urukundo udafite umuntu ukunda, noneho ukagira urukundo uwo ukunda atabizi. Yego. Biryana kuruta ubukene. Ariko murasetsa mwebwe ntimuzi urukundo. Ngewe mu bintu bimbangamira mu isi, urukundo rurambangamira. Sinababwiye ibintu bitatu ntinya. Yego. Bitatu se narabivuze, nababwiye bibiri, icya gatatu sinakibabwira. Ariko muri ibyo bibiri harimo n'urukundo. Yego. Imana iguhereze umugisha. Amen. Imana iduhana umugisha. Na niseti twaganiraga. Iyo uvuze ngo Imana iguhe umugisha uba uvuze uhe mugisha? Nanjye nyine nari mbitwaye kuri kwa kundi umugisha nyine umugisha nari nzi ko nyine napfaga kwivugira ntazi ngo umugisha ni igiki. Ariko uyu munsi namaze kumenya ko umugisha, uwo ndi kwifuriza umugisha, wasanga ahubwo njyewe icyo mfite ari wo mugisha akeneye. Noneho rero njyewe nyine ariko bizagenda biza. Reka tubigorore gutya. Tubatuyeho umugisha wo guhura nabo bakeneye. Yego. Tubatuyeho umugisha wo gukunda bagakundwa, wo kubaka rugakomera. Tubatuyeho umugisha wo kuba abanyembaraga muri sosiyete no kugera mu ntego zabo. Yego. Rero hahandi byose dufata conclusion. Yego. Byose icyuho Aniseta ahura nacyo byose. Yego. Ni ukubaho mu buzima budafite intego. Nicyo, iyo ndi gukora ikintu nta ntego mfite. Yego. Mu rugo nta ntego, ku bana nta ntego, muri sosiyete nkahagarara nta ntego, mu ivugabutumwa nkaba mpari nta ntego. Ibyo mbifata nk'aho ari icyuho kiruta ibindi. Rero twatuye abantu, tubaturiyeho umugisha wo kuba ahantu mufite intego, wo kuba ahantu muzagirira umumaro, wo kuba ahantu muzahindura, wo kuvuga icyo abantu bazabigiraho. Uwo mugisha tuwubatuyeho. Jene nk'uko yari abibajije, nanjye njya nibaza icyo kintu. Umuntu hari igihe abika umugisha wawe akawugusabira. Mbere yo gusabira umuntu umugisha, banza umenye ngo icyo wise umugisha ni iki umusabiye. Urebe ko icyo uri kwita umugisha utagifite ngo ukimuhe. Niba ari amahoro yamuheshe, wampaye amahoro. Ashobora kuba anashonjereka, ufite ibyo kurya. None se uramusabira umugisha w'ibiryo, mugaburire. Naje gusanga umugisha atari amagambo, ahubwo umugisha ni ibifatika. Umugisha ni ibifatika. Rero abantu benshi bawugira mu magambo, kandi noneho hari abahesha b'umugisha. Ariko abantu bose ni abasabyi bawo. Abasabyi bawo rero ntibawutanga. Umugisha utangwa n'umuhesha. Rero niba wowe uwusaba utawutanga, icecekere. Ariko niba waba umuhesha, umuhesha. Ese ubu mu buzima ukeneye guhura nande hagati yo gusabira umugisha no guhesha umugisha? Imana iguha umugisha. Rero ukeneye wo guhura n'umuntu uguhesha, Imana iwuguha. Amen.
amen. reka dusoze dushimiye bene data twari turi kumwe muri iki kiganiro. Ibiganiro byo ku ijwi ry'umukanguzi ntakagaruka. Turabashimira rero uburyo mubana natwe, iyo mwanditse muri komenti, iyo mukoze subscribe, barakuvunira umuheto noneho ubu ninjye bari butukengwa n'iseti rererere ngo uratandukiriye ngo uvuze ibiki. Ni Marcel wambajije ko nakambara ikabutura. Hari n'ibindi yambajije. Hari n'ibindi nyine ubwo wowe n'ubundi nyine bazakubaza muri komenti byari byo. Marcel ntabwo wajya kuri piscine koga wambajije ari njyewe uri gusoza, reka nanjye nkubaze, wajyana n'umugore wawe kuri piscine mu koga ko bitarambaho na rimwe? Wajyayo se wumva byaba? Njye ntinya amazi, ariko abishoboye namuherekeza. Ashoboye koga? Marcel atinya amazi kandi yakoreye imyaka myinshi ku Kivu, yakoreye ku Rusizi hepfo ku mugezi. None se wagiye ku mazi, apana kuri piscine, kuko kuri piscine uramuherekeje. Ku mazi rero abagiye bose ntiboga, hari n'abahasohokera. Wakambara umwambaro waho? Umwambaro waho ntawambara ngezeyo da, sinjya kubagira n'imyenda se nibayiguha. Oya, kuki se utayikura mu rugo ukajya kwambara iyo ukodesha? Ntabwo ari ugukwepa. Umugore wawe akambara bikini, akuyeho mikoro azunguza umutwe araduhakaniye akayambara. Bose ntekereza ko nawe yayambara. Simbizi. Ntabwo imyenda yose bogana mu mazi. Abantu batarajyayo bazi ko imyenda yose abantu bambara mu mazi bikojeje isoni. Ntabwo ari byo. Hari amakora yabugenewe meza, sibyo? Agakora k'abadamu gafite akabodi kako k'agapira k'amaboko maremare gahisha amabere, agakora k'agapantaro gafite naho binjiza udushumi twa kagapira umugore yambaye kugeraho utanoga ngo amazi akwambika ubusa. Ibyo bintu wabibwiwe n'iki koko? Njyewe umugore wanjye arabifite. Kandi noneho ni nanjye watuguze wumve ko ntuzi. Urumva na rinete zo muri piscine ndazizi, zifite n'utu ekuteri kugira ngo amazi atakwinjira mu matwi. Ibyo ndabizi. Narasigaye pe, narasigaye. Mbonye impamvu wari uri kubwira abantu ejo ku ijwi ry'umukanguzi avuga uti mujye muba abasirimu, ariko burya uri umusirimu. Uri umusirimu rwose. Amaze uwo ninde uje gusekera hariya? Uri umusirimu. Uriya ni ibyo si igitangaza, kuko reka nkubwize ukuri. Ariko nanjye nzamujyanayo. Hehe, nzamujyana kuri piscine. Hehe, kuri piscine rega ntago bahasohokera. Rega hari abantu bafata piscine nko gusohoka. Piscine ni siporo. Piscine ni siporo. Nubyemera fagitire muzayimbaza, mbajyane ku mucanga. Nubyemera oya si wowe, ngenda umitinge n'urugo. Genda umitinge n'urugo, nimubyemera fagitire n'iyanjye. Ikintu muzishyura ni kimwe, muziyishyurire rumu muzararamo, kuko tuzava i Kigali. Nabyo ni ngombwa. None se tuzajya ku Kibuye tugaruke cyangwa i Gisenyi tugaruke? Utaraje i Kigali yarahombye. Ngaho none se ko bogera no ku Icyangugu iwanyu i Kamembe ntawe bita ku bagore? None se hajya bavuye i Kigali? Imana iduhana umugisha. Murakoze. Ndakomeje. Imana ibaha umugisha bene data. Si urukozasoni n'urubera kuri social media rwa ruturu tuvuze. Ibi bifasha uwo bigomba gufasha, bigatera guhinyura udafite ubwenge bwumva ibyo twavuze. Ntabwo rero dufite ikibazo ku wabyumvishe nabi, ahubwo dufite ikibazo ku wabyumvishe bitagira icyo bimarira. Rero Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ibaha umugisha. Kubaka urugo ni umuhamagaro usaba guca bugufi ukishimana n'uwo mwashakanye. Kwishimana n'uwo mwashakanye harimo kuba hambo, ukiyambura ibyo ku ruhande kugira ngo wiyambike inshingano zigukwiriye. Inshingano zigukwiriye harimo kunezeza abo wabyaye no kwishimana n'uwo mwashakanye. Kandi kwishimana n'uwo mwashakanye harimo kwirekura, mugakora ibyo mwumvikanye. Kandi ibyo si ugukoza isoni. Imiryango y'abakristo ntikunda gusohoka, ntikunda kuganira, ntikunda kuba mu bitaramo. Nk'ubu nkanjye nkunda ibitaramo nyarwanda. Ntabwo ngiye gukora amapublicité, ariko hari ahantu tujya dusohokera haba igitaramo cyiza, reka mpavuge bahita ku Murishyo Art Gallery Kimironko. Hari igihe hajya haba ama-event aryoshye. Unyura ahahoze sitasiyo ya RIB,
ku gipangu cyaho cya nyuma uturutse kuri Simba neza Yego. ugenda straight Mm. umanuka straight ugahita wambuka umuhanda ujya kuri Regina Pacis ukawambuka Yego. ugahita ukata iburyo bwawe umurishyo ubona hirya Yego. wanabaza n'undi uhari ku murishyo hari igihe tujyayo tukitaramira Yego. habera ibintu by'umuco nyarwanda n'ibindi sibyo abantu bagasakuza abantu bakabyina inyigisho indirimbo z'umuco gakondo tujya tuhakorera n'ibitaramo byo guhimbaza Imana. Yego. Rero ibyo ni byiza gusohokana n'uwo mwashakanye mu gihe mufite ubushobozi, mutabufite rero gusohoka nabyo biroroshye. Yego, burya gusohoka ntibisaba ubushobozi, bisaba gushoboka. Abantu benshi badasohokana si uko badafite ubushobozi, ni uko badakundana cyangwa baryaryana. Impamvu ya mbere si uko numva bigiye byatangirira, ariko ndahita nsoza muhumure. Gusohoka ntibisaba byinshi, burya na burusheti imwe wayirya, hagenda mukokesha tubiri, icyatanu bitatu, byahendutse ukanire n'umugore, sibyo? Niba ugura ikiro cy'inyama mu rugo ushatse wakireka, yafata uyavunjemo gusohokana umugore, birashoboka, sibyo? Njye hari igihe njya nsohokana abana b'iwanjye ndafite amafaranga, wenda mfite uburyo mbatwaramo, byo birashoboka, nkabazengurukana umujyi wa Kigali nkabagurira ka ice cream, genda mbereka nkabwa ni convention mwumva niyi, nyine hamwe batumva n'urugero ndi kubaha. Ushobora no gufata umwana ukuboko, sibyo? Njye nifitiye abana b'abasirimu, atansiyo, mfite abana b'abasirimu bambwira ati dadi pisine, hari n'ibintu bambwira ntazi bakambwira uti ibi nkabazi ibikorwa biti tutureka tubikwereke. Rero bene data, niba hari ububwa bubaho akaba ubujiji bukorwa n'umuntu wakitwa umugabo, ni ukwima umuryango wawe icyo ufite. Mana turagushimiye, waduhamagariye kuba ababwirizabutumwa, kandi ntituzabwiriza abantu batariho, tubwiriza abahari, babaho baturutse, urabarema kandi bakaremerwa mu miryango. Umuryango nuba muzima, itorero rizaguka rikore kandi rikubahishe. Turagusabye kugira ngo uramburire amaboko ku muryango wacu, udukize inarinjye kwirarira no kwikunda bituma tudashimisha abo twashakanye nabo. Ukuboko kwawe gukomeze kuturinde, utwubakisha imbaraga zawe, ubuntu n'imbabazi bibe kuri twe, utwungura ubwenge no kumenya ibyaguhesha icyubahiro mu miryango yacu. Kandi dusengeye abantu batatanye, dusengeye n'abakeneye kubaka uwo muryango, ubaha bakwiriye mu gihe gikwiriye kugira ngo bakubahishe. Tubisenze ku bwawe none n'iteka ryose ku bwa Kristo umwami wacu, amen. Shalom shalom. Ijwi ry'umukanguzi.